Sinabwiye ko ngira sheri bitewe na situation nisanzemo. Ubu muri ibi bihe by'imbeho uri gukundana n'umuhungu ufite amakote menshi. Ariko isakari amakote nayanjye uri gutuma abakobwa barantenguye. Twagaragaje ubwenge. Ariko wabonye niho wese ubonera ko abakobwa mwirata. Oya ntago ari ukwirata n'ubwenge bukeya. Hariya hari umusore mwiza musuhuza. Kugirira ari we nawe wabibonye kurebesha umweru gusa turamenya ngo ndi kubeshya mani nukurira mwana ariko seriye tujye twubaha abantu twe ndabikunda banyoherereje amafaranga yawe ya tike. Yes we ndabibwira boss nako buretse umubwire. Hey guys, mwongeye kwirirwa mumeze neza. Hari umuntu nzi utangira avuga ngo amajyaruguru ngo bari mu majyepfo bari mu mujyi wa Kigali. Mwese turabasuje tubaye ikaze kuri In and Out TV show. Hase ndi kuvuga gakiyara ako ni muri kunyumva so tubaye ikaze byose twabibabwiye twongeye twagarutse. Iyo microphone yawe irimo iraka ariko mana yanjye zino kuyifata. Yego uko baradi kumwe na Isakari udashamaje narusu ushamaje cyogere mu nkuba sida nyashe cyotara mu masimbi side mudigi nge mba nirebe ako ubu mfite indamaye uziko watuma mpaguruka nuko mu rwego rwo kwirindira risinyura n'umukobwa ngo ndebe inyuma sigaye ndebe imbere nako imbere haje gusaba abakobwa benshi mufite inda nkwereke cyane. So nko mubona nyine ndi kumwe na Isakari aranzengereza gusa it's alright. Azikunda umwana wo mu batanu. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba In and Out TV show. Ndabashuhuje muri kano kanya amahoro y'Imana bane namwe nawe kandi muhorane nabashuhuje. Yego. Gusa suzanye nk'abakecuru anyways. So uyu munsi rero turahera ku Isakari ni buri butuyobore. Ntabwo ndi bubayobore. Okay, kaduhere katubanze twifuriza isabukuru nziza isabusaza nziza papa Sava. Aya nawe ni isabukuru. Ni isabusaza. Ese imyaka ingahe? Sinzi niba ari ukuri cyari igihe ariko ngo ni 46. Ese ngiye abakiri isabukuru ra? Urabura imyaka ingahe? Uzuko imyaka afite ewe agukubye kabiri yaranarengeje. Kanari najya kwa gatatu ariko wapi ngiye mfite ikibazo leta nta kuntu bazatubwira urubyiruko imyaka ntarengo vuga ngo nurenze y'imyaka ntago ukitwa urubyiruko kuko ngiye biracyansha irahari guhera ku myaka 35. None se ari umugore se ari umugore ufite imyaka 40 n'ingahe uba ujya mu bashesha kanguhe akanguhe gahera kuri 50. Reka nibyo nzi hari n'umugore mu buruka tuvuga ati umugore ukamwita mukecuru ugendeye ko kuri kumubona kandi ugasanga ari muri 45 40 ingahe kubona papa Sava. Noneho hari ukuntu buriya hari abantu bafite imyaka y'ibanga nkabamenye imyaka ye ntago wapfa kumureba ngo uhite uyimenya nayibwira shawe. Ariko noneho hari umuntu umwe ubirenganiramo umuntu witwa Rocky abirenganiramo. Rocky ntago akuze cyane nyine bivuze gukura ubushatse ku rwego rwa bari abatipe ahubwo ku rwego rwa bari abasaza ahubwo Rocky yagize hiti ari mutoya. Reba nkawe ubwo umaze imyaka 6 utarashaka bavuga ko wagumiwe. Ibyo birabareba se. Kandi uri umwana mutoya w'ejo bundi. Ngewe papa Sava nyine baza okay minizi ko papa Sava cyakira urubyiruko. So ntuzongere kurengeje imyaka 35. None kuri kuki cyagiye yagiye muri ya nama y'urubyiruko? Yagiye yo nk'inararibonye. Nararibonye mu kisi. Bagakwiye kuzana umuntu wabaye urubyiruko akaruvamo akaba umugabo cyangwa umugore. None se erega mwe mubari ibyiciro bitewe n'inshingano. Afite zenshi. Ubuse kano kanya umwana w'imyaka 16 ntabyara biramubuza kwitwa urubyiruko. Reka wahitamo umubyeyi n'ahantu hose agiye bamwita umubyeyi. Ababaye umugabo. Okay ni warabuze umugabo. Hakuno n'umugabo yose aba ari umubyeyi. Ntabwo wakwitwa urubyeyi kareka. Habaho ibyiciro habaho umwana umuhungu n'umusore ibyo bintu umugabo n'umusaza. Ibyo bintu ari kuvuga nibyo. Hari umusore w'igikwerere
ako uyu musazi dukorana ikiganiro umubwira ibyiciro bibaho habaho ku mana yanjye nk'ubu uyu muntu twahuye mu basore b'ibikwerere urabona nakweretse se mbere bavugaga ibikwerere nkumva ituza ubu n'izi nyama ngo ziri mu bikwerere none se hari ibituza by'imbaho bibaho cyangwa bya matera umupira wakugize munini kangira ibanga angane bibike kuko urabizi ibintu byahita bikubaho kandi ihangane so nyine umva njye ibyiciro nze se mbwira ibyiciro by'imikurire uzi by'imikurire hari nuza umwana abana babamo ibyiciro bibiri hari umwana hari n'igitambambuga yego igitambambuga urabyumva ni uruhinja igitambambuga n'umuntu nyine twita umwana ariko uyu muntu ari gufata amazina iki kintu tukiyorere kuko ntabwo turi show yacyo tukireke uri kubyica amana ngereka mbanze nkubwire ngereka mbwira amazina nzi sibyo hari igitambambuga wagiweka nk'abantu nge umugore uvuga bwa mbere hari igitambambuga hakaba umwana hakaba karya bundi ubuswa turi kuvuga iyo bigeze aho ubuzima buba burangiye kajya yitaba imana hari igitambo hari uruhinja igitambambuga umwana umusore w'igikwerere umugabo hari ingimbi wayitarutse none se ingimbi si yo musore sharika ibintu tubireke ntabwo turi shoya by'iyi mihanda ahubwo we mbwira ku bakobwa nibyo nazi ntabwo mbizi njye ndimo ndagusobanurira umuntu none se kuba umuntu atarabyaye bimubuza gusaza tubisacinge bimubuza gusaza ibintu reka tubireke ko tari shoya reka tubyihorere ubundi se turabishakira ko tuzi yuko papa Sava ari mu basheshe akanguhe nyine bitewe n'imyaka hari aho ageze ahageze ko ari wowe mwakoranye ariko akantu ko gukora hari gahunda ndabizi se njyewe twarakoranye se nari ndi mu cyumba cye ariko muri ryagagura we nagakara kande se we murakoze so ubwo happy birthday kuri papa Sava turakushimiye nk'urubyiruko waradutengushye ubundi iyo byarenze imyaka 40 wari yubire ni yubire twagiye icya kabiri ikiganiro kuri kundi seriye hariya hari umusore mwiza musuhuza kugirira ari we nawe wabibonye kurebesha umweru gusa turamenya uwo akunda abantu bagufi uriya ni mugufi yesu gereranyije nanjye ndashaka kuzajoyininga iriya magic match wabuze iki se ufite sheri nawe mfite njye ngira sheri bitewe n'agace nisanze kuva uriya mukino waza n'ikihe kintu cyabayemo gitangaje wakibona ugatunga abakobwa barantenguye twagaragaje ubwenge ariko wabonye niho wese ubonera ko abakobwa mwirata oya ntago ari ukwirata n'ubwenge bukeya umukobwa wirata aba afite ikintu yagezeho oya hari igihe nk'umukobwa ajyayo ubibona ko afite uburanga budashamaje nta n'uwo ndabona afite nka data nimunyumve nawe by the way narindi nyine abakobwa mbona bajyayo yego ari n'ababona abakunzi ese buriya babona abakunzi bikabaseriye simbizi ntago ndajyayo ariko tubajije onkere wacu MC Nario siko buriya ni keke biriya bintu n'ibiki bifasha iki society biriya ni magic match ni content apart yo kuba ari content nyine bifasha iki society bituma umuntu hari abantu rega tudafite umwanya wo gutereta duhora duze imbere y'amakamera tweditinga twa prodinga akabura umwanya wo kujya kuri Instagram nga stalking umuntu amwandike cyangwa bahura mwishimire bane bagustalkinze se wasubijemo bangahe ngenda basubiza nta muntu uranyandikira kuri Instagram ngo simusubize uraburana urambwira no duhuje account utabashubije waba ufite ikibazo sibyo noneho njyewe ndi kwibaza biriya bintu bifasha iki societe biriya bintu bituma nyine na ahantu none se guhamagara umukungu kuri Kiss FM se niho hamagara ugasaba nimbe na biriya wari uri kuvuga ngo abantu bataba bafite umwanya wo kujya ukabona umwanya buriya bintu ndakeka bitwara isaha wo kujya imbere ya kamera ya MC Nario none se reka nkubwire umuhungu mukundana mumaranye igihe kingana iki njyewe buri kwezi ndahindura sinabwiye ko ngira sheri bitewe na situation nisanzemo ubu muri ibi bihe by'imbeho uri gukundana n'umuhungu ufite amakote menshi ariko isaka ari amakote n'ayanjye kirere gutuma rero nyine ikintu nari ndi kuvuga ko oya banza umbwire wambiriye situation urimo muri iyi minsi uri gukundana n'umuhungu umeze gute ndi gukundana n'umuhungu umeze ute ubu ntawe
ndi single. hari igihe uzabwirirwa n'ujya i Kigali Aho biriya hariya bintu kamwe sino. ikintu bifasha sosiyete bitindaho Eh. ikintu bifasha sosiyete ni kimwe bituma nyine ni ahantu ho kujya kwidagadurira ukaba wahakura umukunzi None ariko buriya njye ikintu nabonyemo nahise mbona ko urubyiruko twarangiritse kabisa. Abakobwa bagiye baradusenya. Umukobwa ari imbere ya kamera nka hano akavuga ngo ntago mwakundana ngo amezi 2 ngo mutararyamana nga nabibonye. Reka tuvuge okay ni ibintu bisanzwe wenda birashoboka kandi nako yimereye mu buzima bwe sibyo nta nubwo hari ingeso twifitemo turimo. Ubwo ni uburyo bwo kugaragaza amarangamutima. So niba yagaragaza arambura amaguru ndabona nzimuka ngiye kugizaya nikorera siporo kandi bari bambujije ngo kubivuga. Okay nyine biriya n'uburyo bwo kugaragaza amarangamutima ubwo ryakoze nibwo kujya kubivugira hariya nyine kubishyira hanze. None se twese ntabwo turabera ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubuzima bwacu bwose tubushyire imbere kosa yakoze nibyo kujya kubishyira kuri kamera. Ikintu yavuze kibisundi ni iki kujya kuvuga. None se reka nkubwire ugira musaza wawe ndamufite akundanye n'uriya mukobwa wabibona neza upfa kuba ari amahitamo ye nta kintu byabintwaye. None se ubundi ikibi yakoze nubwo nari namujajinze ubundi ikibi yakoze ni iki ninde utazi ko biriya bintu bikorwa niba wavuze muri kamere ye wasanga we yaravuze amezi 2 kandi utamara n'icyumweru utabikoze. ubu njye numiwe ubundi kumbi mane biriya bintu biba bitwaye wenda ahubwo oya ku buryo tuvuge wenda wiviriye ahantu okay ubuzima bwawe bwite cyane cyane kuri iriya ngingo wabushyira hanze wowe ko nanze kuvugara nabishyira hanze ubundi ugifata umwanzuro wo kujya muri biriya bintu. Ubwo niba kuko ujyanye intego yo kuvuga ngo ngiye gushaka sheri ugomba kuva nyine aba ari amahitamo kandi amahitamo hitamo icyo ukunze. ese ka tuvuge muri iyi minsi uri single criteria wagendera ushaka umukunzi nizi criteria nagenderaho nta n'uwo nshaka njyewe. Oya nyine igihe uzaba ntabwo nzamushaka njyewe nese uzamera gutyo nzamera gutyo. Ubundi se umukunzi ndashaka uyiki uramufite ntawe nshaka njyewe ntabwo nshaka umuntu witwa umukunzi ndashaka best kandi ndagufite ako kubita hano ntago njye naba best yagutya ngo gagashyimba okay nyine azanyicira ubukwe ntago naba best it will end kucyurega iminsi isaka bizarangira nzakota nzabivugira kuri kamera asarse tukamusuhuza. Oya ziba wamba bari reka dufate ntago twaga ako gashi twabwiye ngo iki ako gashi warambwiye ngo bareba iminota isigaye iminota nta kintu twaye reka dufate umwanya dusuze reka tujye dusuza umuntu wagukunze udakunditse. Oya nibyo uriya muntu akuri icyubahiro respect kuri uriya mwana nukuri isaka numwanga uzahita ujya kwa padiri Kabgayi uzi cyage sinagukase bitanu baduhemba sinagukase bitanu. None se ngo ndi kubeshya mani nukuri uriya mwana ariko seriye tujye twubaha abantu twenda bikunda banyoherereje amafaranga yawe ya tike. Yes we ndabibwira boss nako buretse umubwire uriya mwana ndamusuhuje urihangana icyubahiro ni cyawe nukuri numwanga amaraso yawe sinza yabaza. Abantu bazatubwire muri comment ari ngewe ari nawe ninde mwiza abahungu b'ibikara ntago nakigereranya uzi ukuntu babuze. Hari umuhungu w'igikara urumva yagiye muri Amerika ngo gushakana n'umudiaspora nka Ivan wese akomana umwana yifatiye akwa mugani kariya kantu we kariya kantu ni projet dorupfiriye ntuzigiriye hariya hepfo ngo wanze gushaka ubundi se ni diaspora wakwemera ariko ntari hari twigeze gukundana tutaravugana video call mukivugana ahita kwanga yabonaga udufoto tweditinze akagira ngo nanjye ndi nyoza mu by'ubwiza ayo wasanga ntacyo akura. Twavuganye video call ku cyumweru araruhuka aba Norvège aba no mu gihugu cyiza buriya Norway ni igihugu kirutana Amerika. Ku cyumweru yari yaruhutse ariko twavuganye saa moya ahita ambwira ngo agiye mu kazi
nejo bundi kugira ngo anyikize. Oya nicyo none se ibyumweru bibaye ngeze ku mbuga wabibara. nawe yagiye mu rukundo n'umudiaspora twakundanye tumuha amashyi nawe wagiye mu nawe ubwo wagiye mu rukundo n'umudiaspora. Ariko uribuka ko kuwa gatanu twirirwanye njyewe akareka kandi izo kesi z'abadiaspora Yesu mani isaka nigira ikintu nzongera kubwira do nukuri kw'Imana ugende gakeya nta kintu ndi buvuge. Isaka mbega umuhungu twari turi kwivugira kuri ya mikino nyine ya Magic Match. Biriya bintu ngiye mbabona ari ubufu ariko da niba ushaka umukunzi mujye mugenda fata umwanzuro hano njye ntabwo nabafatira umwanzuro. Hari abantu uri bw'influencing umwanzuro uri bufate bakawugenderaho. Njye ntawe imbere mu mutwe ibyo bitwe nibyo uwo mutwe ni uwanyu mukora ikintu mushaka uri kumva. Nufata umwanzuro cyakoze ikintu nababwira ni kimwe nufata umwanzuro wo kujya hariya hantu ujye wemera ibintu byawe bishyire hanze n'ubundi kandi ujye unahitamo neza. Hari uwo mbona wagiyeyo niba babona amahitamo abuze bagapfa gufata ibyo babonye. Urabona agakobwa keza katwawe n'umuntu ati uyu nawe araduhombeye. Oya shareka nkubwire abahungu baba barimo hariya barusha ubwiza abakobwa baba barimo. umva di cyakoze abakobwa baza n'ubujiji nibo nabonye babi. Nta mukobwa ujya uba mubi biterwa n'umureba. Ariko reka nkubwize ukuri abakobwa birata muri iriya mikino baba bafite uburanga budahagije. Ni igiki uhera uvuga ko abakobwa birasa? Njye wankosoye n'uriya wavuze ngo kugira boyfriend umwe ntago bitwika. Ntago ari byo nyine ngo yaje kwishakira undi. Kandi wabonaga ko ari seriye. Hari ahantu habamwe ukurerega. Kuko biriya bintu hari ababikora buriya nubona harimo umusitari umuntu ufite ahantu azwi. Njye ndamuzi nari ngiye kuvuga ngo one of my guy kandi ntago banze mvuga icyongereza. Umutipe umwe tuziranye w'inshuti yanjye wabigiyemo ari agakino yendaga gusohora indirimbo bamujyanamo kugira nyine bamutwikire n'iki ari agakino ariko baba bakina n'imitima y'abantu. Hari abana bajyamo bari seriye nk'uko nawe uzajyayo cyangwa undi mufite wawe akaba yajyayo bateye nka gutyo nk'aka kantu gato. Yarashaka umugabo w'ikiko kandi bazagufunga. Njye bakabe baramfunze kera nyine hari uwo mbona yagiye mvuga ati nk'uyu ararwana n'iki akavayo noneho hari abamaje kujyayo inshuro zirenze 3 nta mukunzi babona. Nawe se wa muhungu babwiye ngo agaragara nk'umukene. Uzi ko biriya bintu byagutera depression. Buri gihe uko wirebye byagutera depression. Nkawe ugiye wagaruka utanagenda. Njye buriya ngo wishiye nagaruka gute kandi nagenda. Byakubabaza ugiye njye buramba nayanga nawe uri umwana ndabyihangana ariko bigiye kuzambangambira. Njye bampindurira umuntu nkorera akisaka wagiye untumira wagiye reka tugakora ndi nk'umutumirwa. Reka tuzakore content ebyiri ugira yawe nawe ngira yawe. Tujye tuvuga duhakanira so rero njyewe nyine biriya bintu nta kintu biba bitwaye gusa nyine abakobwa bari kudusebya cyane bari kugaragaza ubwenge buke bwacu. Urabizi ko tugira ubwenge buke abakobwa sha wapi dufite ubwenge buke. Ngenza abakobwa bari seriye benshi. Kuba seriye no kugira ubwenge n'ibintu bitandukanye. Bafite ubwenge nyine. Niba hari ikintu kiba kigaragara nkaho cyuzuye ni ingunguru irimo ubusa ipfundikiye. Ase wowe mbwira umukobwa umuhungu ugaragara nk'ukene. Mbwira ibintu 3 biranga umuhungu ukene. Ubona nyine ugahita uvuga ngo uyu muntu arakishakisha. Njye nkawe nkikubona mu kilometero ngareka mbeseri. Yimbwa. Reka nkubwire se. Umuntu ukenana amafaranga. Gateri dore n'indodo ziribo wazikuyeho yakuye mu mweko shyira hano twine. Dore icyo nicyo kimenyetso cya mbere kigaragaza umuhungu ukennye. Icyo ngicyo ukoze. Ikintu cya mbere nta muhungu wiyubashye ukigendana amafaranga cash. Amplisi noneho inote ya 5 ipfundapfunze nkaho umukecuru ayiguzingiye mu ntoki. Basi niba utanyubashye wakubashye umubyeyi wandeze imyaka 21. None se iyo note reba ukuntu yari imeze harimo indodo harimo iki. Ikintu cya mbere njyewe bitewe n'ibintu maje kubona aha hantu ntago wabona umuntu ngo uhita uvuga ati ngarakennye cyangwa oya physically hari igihe ubona umuntu ugahita uvuga uyu muntu afite amafaranga bitewe. None se nk'uriya muhungu babwiye ngo arasa nk'umukene bari bagendeye kuki. Njye nyine nanjye nicyo kintu cyanshanze kuri uriya mukobwa wabivuze. Njye ntago nakubona ngo mpite menya ngo
urakena keretse tumananye nk'ibyumweru nka bingahe. Umuntu postinga sheri we cyane nyine gupostinga sheri wawe naribi ni romance, ariko umuhungu bikabiriza buri gitondo ngo you are the soul of my heart, ubwo birafatanye cyangwa byose byanditse no mu kinyarwanda nka wa mutika mugenzi wawe andika SMS zishoreranye agire kamani ko niyanganye kuzotazongera kuvuga kuri bari abantu. none nje kiriya ngifata nk'ikimenyetso. Okay, ni depression ku ruhande rumwe kumupostinga cyane oya mari n'amarangamutima. None se subi ariko posting ibirenge we nari ibiri akumanisha wambiriye mu buzima man nose nabifuza kujya postinga sheri wawe ugapostinga. Nje biriya bintu mba numva ari amarangamutima sibyo. Amarangamutima niba umuntu avuga ati kumwereka amarangamutima yanjye nuko umupostinga kugira ute cyangwa kuko ari n'abakunda gusohoka nakunda ni bibe ariko bibe gake byibura. Arega niba karenganya imana niba bafite telefone zizi gufotora ngo mubarenganyirize ubukene bwanyu. None se uzi impamvu hari business ari business yamamaza gake na business yamamaza cyane nyine buri hantu ukabona buri gitondo babyuka bayamamaza nuko ibikeneye impamvu yamaza buri munsi nuko ibikeneye aba attention already niba waramaze kubona attention bigendemo gake wamamaza gake. Uza attention baba bashaka ni ya public nyine. None se uraturatira sheri wango tumumaze hari abantu bashaka kuvuga kwemeza abaheta zifunga ari ukuntu twabyitaga kera twiga segonde ngo gufuga faka. Oya mana hari igihe nyine baba bakeneye kwemeza abantu ati ubura byose akabura n'ikirenge. Shaka nkwereke sheri wanjye isaka ngiye kuko ngereka nkwereke sheri wanjye. Ubu nta muntu wari uzi ko ndimo ndavuga sheri wanjye. Oya reka nkwereke sheri wanjye. Uramenye unyereka uwuheze nanjye birancanze ukabyihorera se nanjye utambwa ngo nkwereke uwanjye tuzamushyira kuri thumbnail. So rero harya tuba turi kuvuga ko ikisigaye ndinjajwe nsigaye nibanye mu cya leta amanota y'icya leta ngo abakobwa ariko baratsinzwe. Isakari ngereka nkubwire ngewe isakari abakobwa kubera iki abakobwa no uzi ko shabi noneho ibintu byarakaze munsi ya 50 usubira kwiga. Kandi ngeze kubona muri comment umuntu igihe watukaga abantu biga muri UR ngo bariyemera umuntu wanditse ngo waratsinzwe ngo niyo mpamvu ngo niwo mushi uba ufite nyuma netse amakuru nsanga nawe wari umuswa. Ngewe uzabaze wari umuswa. Ngewe I speak English. Amanota nagize yego ntago nabonye Bruce. Ugiye kumbwira mu ndimenye uvuga ngo we urugero mvuga ikinyarwanda muri buri rurimi ujye ubivuga. Je parle le français. Je parle ikinyarwanda. Oya niba bivuga mu kinyarwanda urabivuga mu kinyarwanda. Je parle le français. I speak English. Mvuga ikinyarwanda. Eshatu. Nasema Kiswahili. Mani uri kunyumva ariko. Shyiraho n'urwa gatanu. Urwa gatanu ra. Gatanu. Nge nazivuga eshanu. Reka banze durangize. English ikinyarwanda Kiswahili. French ikindi ni ikihera ntacyo. Ngamba rugande. Navuga eshatu. Kuko ndi kuzivuga. Oya ndavuga rumwe utavuze. Oya kuko none kuko izo wazivuze kandi nanjye namvuga. Aha ongeraho rumwe. Ndongeraho rumwe. N'ikirundi ndakiyaka mu. Ako ndakwemeje. Oyo nkurushije ururimi rumwe. Ikirundi n'ikinyarwanda rega. Mani simwemeje. Ndamwemeje eshanu. None se ariko hari umuntu tutamenya amanota ye. Nde? Harya Judith yakoze. Ndabizi. Ndumva yarakoze. Ayo makuru warayamenye ute? Oya ndumva nge yarakoze segonderi. Okay ni ubuzima bwe buri privé ariko ubundi nkuko twamenya ya Vestine ni Dorcas. Vestine
congratulation kuri uriya mwana kabisa man biba bigoye kugira ngo ube muri bino bintu ubone n'umwanya wo kwiga oya buriya mu wa gatatu yaratsinzwe hari ukuntu ubona ka message ko dumba ntabwo byahinduka ko twagize mu wa gatatu ko mu wa gatatu twabonyeho inyuguti ya U gusa nyine buriya yarihinduye noneho ibaze aho ngaho niho abera umuhanga umuhanga iki man tujye dutandukanye ibintu ni umuhanga man ni umuhanga nyine reka nkwereke uza abana amanota bafite uza abana barimo bararira hano hanze umwana ngiye ko natsinze mu wa gatatu wakwereka amanota nazo mu wa gatandatu mu wa gatatu noneho wabona uwo muri comment yari afite ishingiro oya ntabwo natsinze neza nkubwire impamvu nasizwe mu wa gatandatu nahinduye section nigaga ngeze mu wa gatanu nigaga mege njya muri heri mate economic na geography navuye muri mate mpita njya muri history umva ntaratsinze man ndarenze ntako utagize da njye nigiye indimi n'ubuvanganzo litiri cy'ikinyarwanda n'igiswahili uratsindwa kuko ntago wakiga hari ahantu waratsinze ntikisi hari ahantu wahiga waratsinze oya hari igihe bari iwanyu bafite umufungo ntago ujya kuri nuza mvuga amafaranga twishyura ku gihembwe kandi bazakwiruka ku manywa twe turi muri class bahera kwa mbere babaza kuki waje kwiga kuri iki kigo ibiki n'ibiki abana bavuga ngo nabonye ngababaye abanyamakuru barenze bari amangiza ndavuga ngo njye hano bishyura make niko nahise nkubwiye none nawe ntukatubeshye ikintu cya mbere bishyura make oya reka nkubwira na kaminuza yishyura make yibaho kuko n'ubundi haza expense z'ubuzima bwawe bwite ese udeni urimo ndivuga hano kandi none se hari iryo uzishyura barivuga uzaryishyura njye mvuga ideni urimo ntabwo afite amanota meza gusa ntabwo ari umuswa cyane abanyeshuri bo mu wa gatandatu nibo twari turi kuvuga abanyeshuri bakoze mu wa gatandatu cya mbere sinzi ukuntu ngeze kubera iki byagenze kuri ya mani kubera iki batsinzwe cyane nakese yuko ari ukuntu bahinduye uburyo babaraga amanota kandi nibo babishyushyemo ngo bajye batwereka amanota yacu uko ari barayabereka hanze mu ponyonyo abashonagiye hari akavidewo nakoze bagisoza cyane navuga ngo abana basoje kwiga ngo baje kwihiringa ngo baje nko gushaka ubuzima bushyashya none koko murabubonye aho soza kwiga wumvaga ishusho y'ubuzima wumvaga imeze abantu nk'asaba bari baranyemereye akazi mvuga ati nge nzarangiza mpita hari umuntu wari waranyemereye kunjyana hanze mu birwa bya Maurice harya niho baca bajya France simbizi nziko ni mu nzira ijya France muri Caraïbe ikintu nzi neza ngiye kuba ahantu heza Caraïbe we gusa ikintu nzi neza nambaye ikabutura nirirwa ku mazi yakugiriye neza mfite n'amaguru meza buriya nuko utajya ubibona mfite n'amaguru meza nuko mbona nambaye ipantaro nkajya mbyuka nirirwa ku mazi nyine ikintu nzi neza yakugiriye neza kuba utaragiye siko bari kwita bagufunga ngo nzira iki mu byihebe ari Shabab none se igihugu kitagira ibyibe erega igihugu kitagira terrorist ikinyarwanda gisigaye kingora kubera amashuri menshi igihugu kitagira abaterrorist polisi zaba zimaramwiki nyine nawe bari kwita bagutambikana ako nagusanga ibyihebe ubundi kubera iki ari ugutambikana ninde wabwiye sitasiyo za polisi zose ahantu ziri hatambika oya nuko sitasiyo iri ku musozi bakakuzamukana hari n'ibiri hepfo bakakumanukana ubwira impamvu ngiye mbikeka bakwinjiza muri nuza muri Pandagari hari abaturage ku mpande z'umuhanda hari abari haruguru hari n'abari hepfo bakahita bagutambikana ufite imyaka 10 n'ingahe koko so hari indi nkuru isigaye ibintu byo gutera ivi ntabwo turi bubitindeho ariko muri iyi minsi abantu babatereye amavi koko uziko nsigaye ngira ubwoba ko hari umunsi nzabyuka hari umuntu wambwiye ngo uranga gukundana n'umuntu kurusha imyaka ni risk ngo hari igihe abyuka agahita gutumira mu bukwe bwe ngo yagiye kubukora bari seri nawe ufite ubwoba bw'iki si wowe uvuze ngo ujye uryama ngo ukagira ubwoba bw'iki hari igihe njya ngira ubwoba bw'uko hari igihe nawe bazaguterera ivi ngahita ngirira impuhwe umuhungu twakundanaga ntabwo mu byo gutera ivu bifata utewo njyewe nyine njyewe mba numva nanabwira umugabo wanjye njyewe ntaritere sinzi niba nzanamubona by the way gusa nyine mba numva ningira amahirwe keza kubona umugabo we biragoye ningira amahirwe nkabona umugabo numva ataritera
ariko ni romance abagabo barira wishyuye ahantu uri butere rivi wishyuye ibyo uri ukarinzaho no kurira mwana oya ariko none se si amarangamutima ikintu cyose gitunguye umuntu aba agomba kurira uzi ikimenyetso kera iyo wariraga unapfukamisha iwanyu bahitaga bakugira ukarira upfukamye oya harira abakobwa hari n'abahungu basigaye barira oya ariko buriya naje kumenya ngo impamvu abakobwa bamwe barira abandi ntibarira biterwa ngo n'Imana iherekeje iyo propose ubundi buriya uretse abantu babikora mu rugo batinya ibigiye gukurikira abantu babikora mu rugo oya nago ari ugutinya ari amarira na romance buriya umuntu narira amarira ya romance ava hano ayumuborogo akava njya yanjye ava hagati na hagati wowe rero niba ba romantique kuzana n'ubumwira upfunaguzwa simbizi njyewe yanjye ava hagati na hagati gusa nyine njye njya ndira njya ndira rira ngo igihumbi ntabwo nshaka igihumbi cyonyine ishyira amafaranga menshi amafaranga afatika 2 ako yakiriye hano ubwashize twarakoze ya biscuit yari yanyemereye ngo turagura dusoje ntayo waguze ngayashyira hano rero ngo ndahita ndira siyobewe ko nyine filime ariko udafitiye uruhushya ya mafaranga njye sinakuguriye mite mbivuga njye vuga aho yaravuye oya ngaceka ngabyivuga Isaka nta kintu uzongera kukubwira mwana mamaza ngo kwera ukuntu urasimbogo mu kwamamaza niwe uzajya wamamaza gusa so ushaka ibikoresho by'imodoka zituruka muri Koreya cyangwa kuzigura warabuze ahantu bigurira cyangwa se ibyo ari byo byose Feliciyo kugurisha iyo ufite no ku mani ngakora ngavuga mani ngiye kuzajya mvuga usubiremo ushaka ibikoresho by'imodoka za made in Korea kuyikoresha kuyigura cyangwa kugurisha iyo ufite cyangwa kuyiteza kugurisha iyo ufite gana Felicien Auto Spare Part dukorera hari igikondo CGM aho imihanda ihurira bagufasha nimero zabo turazipeningaho kuri koroni bica mu kiganiro ikindi kandi mubagane batazatwirukana nyabo uko mutureba ahangaha nibo dutunze nibo ni iri kote yambaye yariguze bamuye bashaka nari ngafite mbere karashaje sawa shamana yanjye kote irashaje kurozinga ikiganiro mwakoze ibintu nakagaho turebe mudukunde kandi murabona ko ngenda mba keza kubera gukorana nanjye yuti nayo n'umuntu usa nawe barabivuze ngo ndi kukugira keza waje uri igikara sinamenye insobe yawe ego njye mudukurikirana rero nakagaruka niba utari wakora subscribe banza uririmbye ariko mukaye ndarimbye waje uri igikara sinamenye inzobe yawe aho wayishishuye wakabebewe so niba utari wakora subscribe yikore tedora tugwe na comment na like na share nabyerega bituma baduha amafaranga